birthday to you. Happy birthday to you, Baba. Happy birthday to you. Yaman. Ko wabuzayo ndakasikare nkawe koko bura ku kazi ko wese yana ngakubura mani hari ibintu nari ngiye mu byinshi kandi byihuta cyane umeze neza cyane ndaho bawa bibora rwose ndi mawi bana umva mubonye nagushaka uzi ko nshaka ko tujyana ahantu umva Ntumbwire ko ari ugushopinga rero. oya sheri wanjye nyine afite bidi ndifuza ko twajyana nawe ukaba uhari umuntu w'inshuti yacu nyine umva ntukwiriye kubura musibyo Bidi. Umaze kuba umugabo pe umaze kuba umugabo. yewe ubundi nicyo nkwemera ntujya uhakana nyine ndashaka Yewe every time. Ndahari pe. okay si wumva Ndasubiza ko ntacyo nakwimase. icyo nicyo nashakaga Cyane rwose ahubwo bizaba cyane. n'ejo ejo Umunsi naramishe. okay reka Umunsi naramishe rwose wayangora nimbyiteguye birakurira nge. ubwo rero reka ngucomoke njye kuba mbyitegura neza nanjye Hose wari mpanagura ugiye hari umuntu yoga wewe. okay sawa gerayo nanjye kangereyo sawa turi kumwe Ntari bitu. kutantenguha Humura. cyakwa cyo pingure man iyo nkurebye seremita nibuka muri toronkome bro none man butoronkome kuguna n'umujangwe we na Peter man akubwiye uri kwibaragoza n'ukuntu mwadohonda mura oya man nakuntu umuntu yari kubura kubahonda seri man reba ukuntu man reba none pano wazaga wambaye man score yes we no man serenge kwa twaravuganaga kiragiye man ahubwo nakwa naragondaga abantu nkabereka ko tuziyanye bura icyo biha agaciro bro wari umujangwe man na seri no tuzikambwiraga mani ngo nukomeza kugendana na Peter mani nanuza na pingwi ntabwo nje nzongera gukundana naye mani ibiyobyabwenge namwe mwanywaga byabaga ari byinshi wumvise kibi mwimwiharaje kujya musora cicwajongo muri yandikira mani kukiba ona akibuku mwana abashangwe bana we tutamusohora umuntu ibiyobyabwenge yafataga byari wumvise bari mwana abashangwe none nkareba abantu namwe babashangwe mwasoye tica none nkahita mvuga uti mwahazi ibi tutamusohora none yo nibutse Peter bro man none ukuntu man yari umujangwe n'ipano yambaraga cyangwa ntabwo ubyibuka ba ndaramuvuze ngore ayi cyakwacho nako nikazapfa vuba ndagaje Ukarakize. Man amafaranga gafite hano. wawe cyane kese Muramvuga shaka. cyakora cyo bantu sigosa n'amafaranga bro Ewo uranyumva ari. ni wowe bro Cyane ngewe tu. man sigosa n'amafaranga niga Ndasa nayo pe ariko nunyaka amafaranga. Nabize abantu b'isi abantu amafaranga barahindutse mafaranga ibintu nk'ibyo ngenda ndasa nayo ko sinyafite. mwumvise Urandeba. man cyakwacho Peter umurebye wamenya kai kaka man wa mucyo mukunda umujyamara cyadusuzumura amazi Akosimani. Niba mu ishuri waradusuzugura. Na nubu ngubu koko. ntago sozo duruteza cyafite amafaranga yawe ntabwo ukunda cyakora iyi sawa ariko mana ngiye kugira amafaranga ayo mafaranga uri kuvuga ngiye kuyagira ujye undebera hano guzafungura uracyagira amasoni nka mbere jewe amasoni warakize amasoni sha wabura kunywa mu matama gute se n'ukuntu nkawe kuba kubikiza usanze ndi kumusereza kumwe nawe Imana uri koko turankome mwari abajangwe reka nkubwire izo wankubise zose nzazikwishyura rero iyo ubona umaze gukira butangira kwihenura ku bantu ureke babwira ahubwo hari inshuti wanjye ifata mubwire ngo afite bidi kuri sheri we kandi ashaka kumufungura ndabona dusohokanye ndabajyanye ntago nabasiga ugiye kujyana muri icyo kirori gusa ntabwo byumva cyakora cyo normal Peter nubwo yahindutse akaba umukire aracyafite umutima mwiza ndacyafite umutima mwiza mbese ubwo birabajyari se mwana cyane ejo nizeye ko mwameshe nijoro ko mwameshe nje mwana so bizi ku kintu kijyanye n'imyidagaduro ko ibyango biba hazaba hari inzoga kanopi waka uzazinywa cyakora cyo bro uziye mu gihe ma
ugomba kubunama akantu rero ubwo kakiyanditse amakanu n'ubukene mpagaze rwose ngaho rero sibyo ngaho nyine ugomba kugenda ejo mu gitondo tayana arebe nyine ubwo ngubwo ejo ngiye turi kumwe nizango amagaro nengo Soni, biteze ni byiza bimeze neza tumeze neza ndabona amasuku yageze kure kabisa amasuku yageze kure none se ko mbona nta myiteguro ufite bimeze bite ntabwo uzi ko ufite bidi uno munsi ba washyushye twagira ngo ni ibyawe oya ngomba gushyuha igihe cy'umuvandimwe wanjye ariko mbirimo mvuye kureba umwenda byacyurije mu bwonko ariko nibyo nari ndimo gukora nagiye nakubwiye abavandimwe za nshuti zawe zose wazibwiye ahubwo reka mbahamagara bamaze wumva aho bageze reka amasaha aregereje telefone nasize nyicaginze iri reka mbahamagara ahubwo numve n'aho bageze batadutungura babaze wumve dore amasaha yagiye bahamagare Alo, umeze bite se? Umeze bo? Ugeze hese? Nasura jana sangaye. Watinze nawe. Numvaga ari wowe wa mbere ukaza kuza kumfasha kwakira andi bana. Rero bambwiye ko bari mu nzira bagiye kuhagera natwe twaba tureba ikintu twakora reka njyewe ibintu byose nabisoje nari nabirangije ahubwo ikintu njye nsigaye niteguye abo bashyitsi baragera haryari njye nicyo kintu mfitiye amatsiko bari mu nzira bagiye kuza mu minota baraba bahageze ko shabagize vuba cyane rega njyewe ibintu nabishyuhiye umva sinzi ukuntu nabikubwira wahidiri ngomba gushya njyewe ikintu mfite amatsiko yo kureba iyi bidi yawe ukuntu ugiye kugenda ubwo bose bo baje cyane karibu Komedi. Komedi ute? Misi myinshi. abasuhuje sore nizeye ko ndi kurota ntabwo urota
Sore ni wowe Soreye Ni njyewe twakundanaga rwose ahubwo se mana we ahubwo se wowe biti naraguhiza ndakubura we naraguhize none se Peter hanahe ni wowe ni njyewe rwose none se kuraha dore uyu ni umuvandimwe wanjye yitwa Vava muraziranye se mwebwe mana we narakubuze ni ukuri Baziranye. muraziranye se uyu nguyu ni sheri wanjye twarakundanaga turaburana haciyeho imyaka myinshi none se wari usanzwe uziranye na Vava ubu turaziranye Vava ryari se njye ko ntabizi twahuriye mu kazi dukora akazi kamwe turaziranye tungu narakubuze bana we usubiriza igihe ni ukuri cyakoze cyo basize kumirwa ntabwo nari niteze ibintu ko nahura nabyo kuri uyu munsi none se wari umeze uti mani isubiriza igihe pe ndatunguwe rwose ntabwo n'ubundi ndabyiyumvisha nanjye mana nzarinda ngeza mu minsi 5 natayumvisha ko twahuye we reka dutambuke umva twicarane mwegere higa twicarane pe cyane nawabyishima mbega ibyishimo we Barimo kumburanya pe. amakuru se naraguhize ndaguhiga njya mu ntara ndakubura none se telefone yawe byagenze bite fone yanjye nataye simukadi birangira kuriya natekereje ko nawe wahamagaye ukambura naraguhamagaye ari ku murongo ndawubura birangiza nyine nta n'ahantu nagombaga kuguhigira umutima wanjye uraruhutse ubu bidi nubwo yarangira bidi ndakubonye uyu munsi mana uwandike pe uyu munsi imana igomba kuwandika mana we nawe ugomba kwandika rwose ngwino we nongere we ntabwo ndanyurwa n'ukuri ntabwo ndanyurwa pe urukumbuzi rwari rwinshi shaho urukumbuzi rwari rwinshi mana nari mukumbuye ntabwo pe byabura hari hakiri naririnze myinshi cyane nanze gutereka undi mukobwa nawe ati nzaguhiga mpaka nkubonye none imana isubije amasengesho yanjye pe ubu bidi yabaye nahuye na sheri wanjye mana ubu nta kintu nsigaje Noneho tuyireke tubakorera ubukwe. muyireke pe ega namwe murikirije none ariko pi uzi ko mu myaka tumaranye aribwo mbonye ko uri inshuti mbi uyu ntabwo ari inshuti kuba nta story yawe n'imwe wambwiye y'urukundo ko hoya mwana ntabwo ndi inshuti mbi pe hari ibintu bidapfa kuvugwa uyu musheri wanjye nari narumiwe narashobewe narabuze namba narabuze aho nca naho ndika mana none kunyuma na ndamubonye duhagarike bidi tuzinduye ngo niyorera ariko cyakora cyo ari cyo kintu uramunyujije n'ijisho uko ari ubu mana we udutahe sha muzane mabyere twinywera mbahagarike bidi ariyo yanzinduye hano Nzanira amazi ndumva ishyaka kimeze nabyo. ushaka amazi yo kunywa Ushaka cyangwa sheri waza. yareka ajya kugenda amazi Abasa. Simbona se ko mwohereje. Ubu rero urabona aragiye. Ubu rero hajya biteguye gute ubundi. tugiye nyine urumva agiye kuza ndetse tumutungura turikirizemo nawe nyigomba nyine anniversaire yabirangiye Za gahunda ziri heza. Gira tugire vuba ahubwo. gira vuba ngo pe Ahubwo noneho tumutungu. None ngiye hano. nanjye ndazibafatira kabisa amafoto Akira yawe wowe ntihagire ifoto n'imwe njye na sheri wanjye udufotora ifoto nziza ifoto nziza mwebwe se ni mwebwe nyir'ibirori ariko namwe mwibonye gira vuba ngo murabona ko twateguye ibintu bimeze neza. ubikore neza ku buryo ari butungurwe yibaza igihe twabiteguriye bimucange oh my god Shyiraho. ngomba unamenure sheri ataraga kugira vuba mwana tagaruka bikadupfubana bitadupfubana rwose ndibaza bisoje noneho twakwite. ubu twagira noneho tegura neza ku buryo iri buturike bya nyabyo Ujya ngenda yituritse neza Yema. uretse tumwitegura se tumufatira hariya ku muryango agisohoka tuye muturikirizeho ubundi. rero agiye kuza tugiye kumutungurira hariya ku muryango neza ku buryo biramurenga tumukemurira ahangaha Cyize njyewe ubu
ni ibi rwose kuvuga ngo izo video zirakenewe araza ubundi Nangarabyumva neza we rwose bava wisanzure utwakire ibyo nk'ibi rwose kuko uyu munsi wakoze wisanzure pe wisanzure tugukoreye bidi nziza ubundi igisigaye twese ndumva nta muntu utabizi igisigaye rwose tujye kumatunga tumufoteho n'agafoterega umuntu wavutse tugomba no kumuryaho n'ifoto wowe ugiye kudufotora ni kameramani wacu ntibisanzwe se si wavutse ahubwo tugire bitaragira urabyumva ute tubwire rero ukuntu wiyumva kuri uyu munsi wawe cyakora murantunguye nta nubwo nabyiyumvishaga numvaga ko turi bwishime ariko nta bintu bya bidi rwose nabyiyumvishaga ariko mana yanjye umva murantunguye bimwe bitavuga ndumva nishimye gusa nta magambo menshi mfite yo kuvuga twihamashye pe twihamashye rwose noneho twegera ariko dusangire n'icyo kunywa bifate nk'ibisanzwe nyine wavutse ko nari nzi ko tugiye kuganira nari nzi ko mugiye kuzana tukaganira bisanzwe ariko numva ndi kuryoherwa n'umunsi wanjye kumva ko nyine turaza ntabwo nari nzi ko n'ibi ngibi twateguye nyine ibintu byoroheje bitari cyane ariko twumvaga ko nyine tugomba kuwutungura tugashyira ikintu cy'uko nawe wiyumva ko wavutse si byo unashimire sheri wawe wazanye iki gitekerezo wagiye hirya igira hino ariko igira byose mu bukwe musuka icyo kunywa twinywere uyu munsi tuwishimire pe wabura kunyegera se musuke rwose tumwekere uyu munsi ni ukwishima cyane icyo kunywa se reka dusangire uyu munsi nyine tuwuserebure si byo tunayenjoye wiyakira umunsi wavutse wicaye byenguke si byo ubundi bagira uko basuka urabona ntazabimenya se wagira ngo nibyo mpuzamahanga kabisa ni ibintu twebwe ubundi tuba twanituje ntabwo urajya mu kubone wabibonye akira kanaka ukiyasa umwana we cyakora cyo bro no ufite shera abandi barabeshya shiri wanjye ubundi bagomba kumukorera ibintu byiza akishima akantu karengetse ariko
wakumvishe ako si umuntu yo kuba wicaye baza kwacu Desire ni wowe wandishiriye abandi babeshye iyizire mu nakwikumbuye namwe mwaje kubyinira muri video y'abandi urabona badahaze se ahubwo wa mutipe wari uri gufotora kadafotora agafoto amafoto y'urwibutso y'abandi nabyubaje urayibuza se sinamega reba aho wayishyize ushobora kuba wayicometse yayicaginze ikuri rebere shaho dufotora ariko iyo foto ko ikenewe we rero nishimye cyane ndagira ngo mbashimire cyane umutima wanjye ukoze uri inshuti nziza buri muntu wese yakwifuza biranejeje nk'uko nabibabwiye kare rero harimo abantu ariko ati wowe uretse kugenda banze mushimire abantu bambwira ati bashaka kugenda nabo bavumure agende ahasigara nawe rwose nta kibazo dusigare twenjoyinga ariko mushimire umutima cyane muri abantu b'umumaro muri abantu b'agaciro murakoze ikintu gihari cyo natwe turishimye nabonye ko hari n'abahuye badaheruka ni siripurize ebyiri igiyahuza abantu yewe murabizi ko nyine ngo kumwe nyine aho kandi mwakoze ntego ntabwo tubagaruka naguherekeze kandi mugende uramushimira umuherekeje ibindi murabiganiriye ntabwo ari musaza mukavugana buhoro nyine wakoze cyane turi si kumwe umunsi mwiza